kyalo owekitiibwa legal advisors n'olwekyo nga bwe mumanyi ensonga oba ennono za wano mu Buganda we tuli nti omwana bw'agezaako okwagala okuva ku mulamwa oba ku nnono z'eggwanga wabeerawo ebibonerezo bibamuwa n'olwekyo okuva leero n'okugenda ddala mu maaso engeri gye tutambula Gashumba tumususpendinze obutaddamu kwogera ku nsonga z'Abanyarwanda. Tumususpendinze taddamu kwogera ku nsonga z'Abanyarwanda asigale ku nsonga z'abavandimwe. Ensonga y'Abanyarwanda oba yagenda mu bavandimwe abeere mu bavandimwe atandikewo ekika kye naye ave ku nsonga z'Abanyarwanda. Reka mbasuhuze mwese abadukurikira kuri Omusingi TV. Nizere ko mumeze neza, mwiriwe mute, amakuru yanyu. Ndabasuhuje cyane, nizere ko Imana ikomeje kubarinda neza. Kugira ubuzima nicyo cya mbere. Ndabasuhuje rero cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro. Ni Gatera Stanley nk'uko bisanzwe. Imvura imaze iminsi igwa nyinshi imvura, ariko uyu munsi habayemo agacyo. Igihugu cya Uganda, Kampala. Nawe rero aho uri ndagusuhuje, yiba imvura igwa iwanyu, yiba hari akazuba, yiba niko Imana iba yabigennye. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cya Uganda n'Abanyarwanda. Nakomeje kujya nkora ibiganiro byinshi kuri Uganda n'Abanyarwanda byinshi, ariko hari impamvu numva nshaka ko tuganiraho uyu munsi kandi ikomeye. Umuyobozi tugira urubuga rwa WhatsApp rwariho abantu hafi 900, ariko uyu munsi hasigayeho abantu 650. Nakomeje kujya mbona umuyobozi abakuraho, ariko icyo nshaka kubabwira uyu munsi ni uko ntago bimeze neza muri urwo rubuga. Guhera mu gitondo uyu munsi hazindukiyeho ibintu by'amahane by'intambara na bamwe mu bayobozi bambonye babakuyeho, bituma n'abandi bavuga ko umuyobozi w'uru rubuga Simon Kayitana ibyo akora atabikora neza, ndetse bamwe bakavuga ko ari umunyagitugu. Ariko ibi jewe buri umunyamakuru areba ikintu agakora analysis, akanaliza akareba ibintu, ese ibi bintu biragana hehe, bizaba byiza, bizagira akamaro abaturage, ntako bizabagirira. Umunyamakuru agiramo n'impano, mbese it's a calling, n'impano. So uyu munsi ndabona habayemo bombori. Ndavugana nk'umunyamakuru rero, ntabwo ugomba guceceka gusa. Abari burebe iki kiganiro namwe muraza kugira icyo mubivugaho. Ikintu cya mbere yakoze, ikosa rya mbere, yarabanje abayobozi bandi bose abari ba admin abakuraho, asigara hari uyu. Ikosa rya kabiri, ntabwo umuntu yavuga ikintu ngo nuko kitagushimishije ngo uhite umukura ku rubuga. Ese abo bandi bayobozi bagutoranye nabo muri iyo komite yo kuyobora aba bantu, bo uruhare rwabo ni uruhe? At least mugomba kuba muri abantu byibuze 3 cyangwa 4 kuri group muri abadmin. Ntabwo bivuze byerekana rero ko wa mugani uri umunyagitugu iyo watangiye abantu bose kubakuraho bwa admin, ukishyiraho uri wenyine, ugakuraho uwo ushatse, ugashyiraho uwo ushatse. Hanyuma abandi bayobozi bo inshingano zabo ni izihe? Izindi inshingano zabo ni izihe? Bagomba gukorera hehe? Iyo muri kuri struggle nk'iyi avuga ngo abantu bari kuri struggle, ngo nuvuga ibitandukanye n'ibya struggle baragukuraho. Hanyuma mujya mu cyaro gushaka iki? Singira ngo mugiye gushaka amaboko, mugiye gushaka abantu babajoining kugira ngo struggle igire imbaraga.
none se nawe ufite ubirukana, abo ushaka abandi urabashakira iki? Urabashakira iki wabaretse? N'abo ufite bakunaniye urimo urashaka abandi? Ikindi, kuki ubona ku rubuga ushyiraho gahunda wenda cyangwa se igikorwa abantu bagiye gukora, mukabona abantu ntabwo bavuga, haravuga abantu bamwe gusa, usanga ari nk'abantu 3, 4, 5 gusa nibo bahora bavuga. Ibyo ni bikwereka ngo hari ikibazo gihari. Abantu iyo bari 700, 800, 900, hakavuga abantu batarenze 10, biba bikwereka ko hari ikibazo mu miyoborere. Ikindi, iyo muri struggle, iyo muri ku rugamba mu Rwanda, kuko bari kuri struggle ya Article 10, mama mugomba kuba mufite plan A, mufite plan B, mufite plan C, mufite plan D. Hanyuma ubwo umuntu azaza kuri struggle azi ngo nataha ntabwo ari bubone icyo kurya. Azaza kuri struggle azi ngo baramwirukana mu nzu. Azaza muri struggle yaburaye. Ibyo byose ni ibintu muba mugomba gutekereza nka komite, mugahamagara abantu mukaganira ku biki, ni ibiki twafashanya, kuko buri muntu yaje hano kuri urwo rubuga afite ikimuzanyeho. Icyo kimuzanye rero ni impamvu ikomeye, ni impamvu iduhuza twese. Ariko nyuma y'iyi mpamvu hari ibindi byakorwa kugira ngo dukomeze iyi struggle. Ndetse tudakugira plan B cyangwa plan C, iyi plan A igaferinga, bizaba birangiye. Njye nayo babwiraga ngo numvise ngo babahaye mandate ya Article 10 gusa, nta bindi mugomba gukora. Umuyobozi nagaruka akora. Shakira abantu yobora, ubuzima babayemo ni bwiza, burabafavoringa, burabaha imbaraga kugira ngo ibyo babwira babyumve, babikore. N'ibintu byoroshye rega. Ariko kuki ari wowe ufata ubwa admin gusa ku bantu 100 icyo si igitugu? Kuki ari wowe ufata umwanzuro? Hari umudamu witwa Flora nabonye mwakuyeho, nahereye mu gitondo nkurikirana ibintu bavuga kuri group, none bamwe batangiye nabo gukora left, bavuga ati umugarure. Nanjye ndahamya neza ko uwo mugore witwa Flora bakuyeho yari muri komite, niwe ushinzwe ibintu bya nyirango by'amafaranga n'iki. Ndahamya neza ko nta muntu umurusha mbese nta muntu umurusha gukorera iki kibazo, iyi struggle turimo. Nta muntu umurusha gupambana. Mbese yaritanze, narabibonye, najyanye n'abinshuro nyinshi. Gusa nuko byageze aho nanjye nkabona, nanjye ngatangira gucika intege, kuko bo bazi ko iyo umunyamakuru avuze ujyanye nabo 2, 3, baba bazi ko nta bindi bintu uzakora by'abandi. Nakoze inkuru kuri umubano, hari undi mubano w'Abanyarwanda. Imibano ni 2 biciyemo ibice. Umuntu arampamagara ngo none se kuko mbona washyizeho ibindi by'umubano wabariye abantu. Ndabwira none se ntabwo ugiye nkwiye kubishyiraho? Noneho nshyizeho n'ibyo kwa Gashumba, bati turiya twaramubonye, n'ubundi ntabwo yari uwacu. Ndi umunyamakuru, icyo mugomba kumenya, ndi umunyamakuru, ngomba gukora buri hantu hose, ngomba kujyayo nzi ngo hari amakuru, ngomba kuyatangaza abantu bakamenya amakuru. Ntabwo nzakomeza gukora za Uganda n'Abanyarwanda gusa no. Ariko umuntu yarampamagaye ngo ko mbonye washyizeho se ngo nibyo, navuga none se ntabwo nemerewe kubishyiraho, si amakuru se? So urasanga rero harimo abantu bataramenya ibintu uko bikorwa, ibintu uko bigenda gute, hakorwa iki, byakorwa gute. Bo bazi gusa Article 10, which is not true. Hari ibindi bigomba gukorwa nyuma y'iki ngiki. Ntabibabwiye, ntabwo umuntu yaza muri struggle, kandi ntabwo yaza muri izo gahunda mwateguye kandi azi ngo nasubira yaraburara. Azi ko akeneye nawe gukora kwibeshaho. Ariko dufite ibintu biduhuza biri development by'iterambere, ubu uvuga uti byibuze mu kwezi nzabonayo
nzabonayo ibihumbi 100 wenda n'urugero, nzabonayo ibihumbi 300 bimfashe. Ariko wapi, ibyo ngibyo ntabwo bajya babirebaho. Naho ubuse nimba abayobozi bagutoranye nabo utabaho uburenganzira bwabo nabo ngo bakore, kuko umuntu niba avuze ibintu bidahuye ntabwo bivuze ngo kanya ngo umukure ku rubuga, nta nubwo bivuze ngo mwirukane. Hari n'abandi bagiye birukana nzi, abantu benshi nanjye mvugana nabo barambwira, ariko ibi bintu uko tubona bimeze gutya, ibi bintu uko tubona byagiye bati n'ibintu ujya uvuga rwose turabyumva, ariko ntabwo dufite ukuntu twabikora. So ukumva ko ubuyobozi nibwo kibazo. Erega byanze bikunze ikintu uburyo kigiye gupfa gihera mu buyobozi, ukuntu witwaye mu bantu uyobora. Ubuse niba umuntu avuze ngo yavuze ko batakiri ku murongo wa group, mbese mission ya group ngo group yava ku muramwa. None se ntabwo yavuye ku muramwa mugani? Niba mwirirwa muri mu matiku, mutongana, mutukana, mucyurirana, mubwa bamaneko barabaneka biki n'ibiki, nibyo ngibyo nta bindi. None se abantu bazajya ku rubuga bacicake gusa? Niba umuntu avuze, niyo mpamvu habaho icyitwa komite si bishinzwe iki? Haba harimo ushinzwe discipline, haba harimo ushinzwe amafaranga, haba harimo ushinzwe mobilization, haba harimo ushinzwe, buri muntu afite ibyo ashinzwe. Ariko uriya ushinzwe discipline niwe ugomba kwicara akareba ufite ikibazo, akaba yahamagara abandi akababwira ati uyu muntu afite ikibazo, mureke tugihure tukiganireho. Bagahura bakakiganiraho kigakemuka. Ariko wowe wihaye uburenganzira bwose, uvuze ibyo bitagushimishije ukamukuraho, icyo ni igitugu, nibyo bita dictatorship. Icyo ni igitugu. Uba ugomba kurekana bagenzi bawe bagakora, mwese mugafatanya mugakora. Rero ubwo se iba abayobozi barabakuye ku bwa admin bose, ugasigaraho uri wenyine, abandi bo mufatanyije bizagenda gute? Bazakora ryari? Komite ishinzwe discipline izakora gute kandi badafite access kuri group? Bagomba no kujya bibutsa abantu, ibi ntabwo byemewe, ibi nibyo byemewe, tugomba gukora ibi n'ibi. Uwitwa Buyinzi yajyaga abikora, najyaga mbibona bishyiraho, ariko kubera atakiri admin ntabwo agishyiraho. N'umuntu ashobora kwibagirwa, ariko iyo abonye atangiye gutandukira avuga ati bagenzi ibi ntabwo byemewe, n'uwo muntu akamenya ko koko ibyo yavuze bitari muri line ya group y'abantu afatanyije nabo. So rero nagira ngo sinzi ikiri bukurya, iyo abantu batangiye kugenda bareftinga abandi mubakuraho kandi mukeneye amaboko y'abantu, ubwo ikizakurikiraho sinzi icyo aricyo. Namwe mushaka kujya muri comments mukambwira ko mubyumva. Nigeze kubabwira ntabwo abanyarwanda ari abakene ku buryo babura business ibahuza bakora, ahubwo aho kugira ngo birirwe muri ayo matiku ku rubuga, bakwirwa bavuga kuri business iyo ngiyo, bakwirwa bayivugaho aho kugira ngo birirwe mu matiku. Ubuse twishyize hamwe twananirwa gukora n'iryo shuri twaryubaka ry'abanyarwanda. Abishyize hamwe nta kibananira, baravuga ngo n'abishyize hamwe Imana irabasanga. Naho twebwe twananiwe, n'iryo shuri ryaratunaniye, n'iyo radiyo yaratunaniye, na TV yaratunaniye, na hoteli kandi nzi ko twayubaka twabishatse, ariko ubuyobozi nicyo kibazo. N'igihugu niho batangira kuvuga bati ariko ba bantu bari serious, twabonye bubatse hoteli, cyangwa se twabonye radiyo yabo batangiye, cyangwa TV yabo, cyangwa batangiza ishuri, cyangwa batangije indi business, wenda bafite company itwara abantu transport, wenda bafite ama drone 10 ku muhanda akora, yanditseho Uganda Abanyarwanda, ibyo cyangwa bafite sako. Ariko niba muri aho ngaho gusafa ngo muri kuri struggle ya article 10, nta kindi kintu kiri inyuma. Nzi abantu benshi bamaze kuva muri iyo group, ndabazi, no ku rugamba rwo kurarwana intambara ntago umuntu akora ikosa ngo bamwirukane ku rugamba, baramuhana ariko agakomeza akaguma ku rugamba.
kuko icyamuzanye hari impamvu yamuzanye, ariko iyo mpamvu yamuzanye kugira ngo igerweho ni uko afatanya na mugenzi we n'undi bagafatanya bakayigeraho. Ariko muri uko gufatanya bagomba kwiha umurongo bagenderaho. Iyo atezutse kuri za nshingano cyangwa wa murongo, baramugarura bakamuhana agasubira ku murongo, ariko ntabwo bamwirukana. Sinzi nimba mubyumva. Nawe ubwo se dukora iki? Icya mbere ntabwo guhuza byaranze. Urumva hari undi mubano wari uwa nyakwigendera Kamuhangire, nabonye ufite undi muyobozi, hari abo kwa Gashumba abavandimwe, hari Uganda y'Abanyarwanda ya Kayitana Simon na Mukasamide, no guhuza byaranze. Ariko byose ni iki? Ni ugushaka umuntu kugira ibyo yishakira we ku giti cye, bitari ibya rusange. Niba ari ibya rusange twakabaye dufite ibintu byinshi biduhuza, ariko bitabujije ngo turi kuri struggle ya Article 10. Ndibuka jyewe nijye wa connectinze Kayitana Simon kuri radiyo Ijwi rya Amerika, twacishijeho ikiganiro cyiza pe. Ariko nkomeje nkareba ibintu birimo biragenda bihinduka kugeza nubwo nanjye batakimbwira gahunda bafite, kugeza nubwo nanjye batakintumira. Nanjye ndavuga akabyihorera, ariko ubundi ndabishaka iki? Hari abantu benshi bashaka kubikora, ariko yes, nanjye nagira uruhare mu kugira ngo bigerweho, kuko nazanye platform. Niba narakoraga izi nkuru za Uganda y'Abanyarwanda, ukabona inkuru yarebwe n'abantu 15,000, yaba ari platform nziza, ndetse mukwiye no kuyubakiraho kugira ngo mugere no ku bindi. Mukomeze mubwire abantu, mubigishe, ni uguhozaho. Uragira ngo se iyo watangiye struggle ufite media, ufite ikintu gikomeye. Ibi narabivuze mu kiganiro cya mbere nyigira muri Uganda y'Abanyarwanda. Uba niba ushaka gutsinda struggle, ugomba kugira media ukoresha. Nicyo kintu, niyo ntwaro ya mbere ugomba gukoresha, kuko ibyo tuvuga abantu barabyanaliza bakavuga ibi bintu nibyo koko. Ugomba kugira strategies zo kumvisha umuntu kozi ikibazo urimo kuvuga, ukamukonvinsinga kumva. Kandi kumwumvisha ntabwo bivuga rimwe gusa ngo birangire, kuko uyu munsi ushobora kubivuga ariko undi ntabyumva, ariko ejo wabivuga n'undi akabyumva, n'undi gutyo. Niyo media, niko media ikora. Uko twabikoze ku Ijwi rya Amerika sorry twari gukomeza tukabwira uriya munyamakuru, ni inshuti yanjye, nijye wamuconnectinze na Simon, byibuza at least after 1 month, after 2 months tukanyuzaho ikiganiro. Na hano kuri Umusingi TV tukashaka abantu baza bagatanga ibiganiro. Nakoranye ikiganiro na Buyinza Daniel, cyabaye ikiganiro cyiza. Nibyo twagiye dukora hirya no hino, nibyo nanjye nagiye muragenyine. Nari nashyizemo imbaraga nyinshi cyane, ariko nabonye mugenzi hari ibintu mbona, navuga reka, hari igihe ushaka kwereka abantu ibintu bitagenda neza bakakurakarira. Ko nk'ubu nigeze kubivuga, ndavuga ni Gashumba, kubera nabonaga niwe Museveni arimo kumviramo cyane. Ndavuga ni Gashumba rero ashobora kuba ari ugiye gucecekesha Uganda n'Abanyarwanda, kuko niwe ukora campaign za Museveni. Ibyo navugaga rero, none barandakarira, nawe arambwira ngo ngo nawe kuko wakwandika ibi ngibi. Navuga yes, rega ntago wahora wumva ibintu byiza gusa mu matwi yawe, ugomba no gutegura n'abari buvuga ibibi, n'abari buvuga ibyiza byose, kuko uri umuyobozi, byose uba ugomba kubyumva. Kandi iyo uvuze ibibi ntabwo uhita umwirukana cyangwa ngo murakarire. Ubuse Museveni ko afite abantu benshi bamuvuga nabi, si perezida, si bimuje kuyobora igihugu se? Ariko agira uburyo afite abantu akoresha kugira ngo barebe abo bantu ibyo bavuga nibyo cyangwa si byo, ibyo bavuga byakemuka cyangwa ntabwo byakemuka, birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka, gutyo niko kuyobora. Ariko wowe umuntu navuga ati ibi ngibi ntabwo bigenda neza, umurakarire, umukure ku rubuga, we kumubwira gahunda uko zimeze. Ubwo ntabwo ari ubuyobozi.
hari ibintu byinshi bigiye nashobora no kuvuga ko abantu benshi turaganira barabimbwira bati wowe kuri umunyamakuru ibi niba urabibona gute, wowe kuri umunyamakuru ibi niba ubona gute, ariko we nubwo arambaza nubwo arabimbaza, hari ibintu bigomba gushyiramo urukundo abantu, urukundo rwo kubanza gukundana mbere ya byose, then struggle twumva ko twese struggle itureba. Naho uzakomeza wirirwe kuri groupe ucyurana n'abantu usubiza uyu, ibyo nta hantu byatugeza. Reka da ndakubwiza ukuri, mwicare musubire hasi mu mizi, mutangire murebe ikibazo aho gipfira. Nimutabikora ni akazi kanyu, mugomba kwicara mukareba birapfira. Ese iyi struggle turimo irimo guprogressinga, irimo iratera imbere, hari aho itujyana, cyangwa turi aha ngaha gusa gutya? Ni ibintu muba mugomba gukora, kandi mugakora press release, abantu bakamenya bigeze hehe. Nabonye Miss Uganda bazana ibintu bya tribalism, bamubaza ngo ruwa hehe, ngo ko bavuga ko uri umunyarwanda. So ko ari Miss Uganda, iby'abanyarwanda bijemo gute? Ari mu Rwanda se, ari muri Uganda, ikimenyesha ni umuganda, kandi abanyarwanda ni amoko agize Uganda. Icyo kintu rero kuba cyarajemo bigasakuza cyane, nabo no ku rubuga byaravuzwe. Mwagomba gukorana itangazo, mugakora press release mubyamagana biriya bintu. Social media zaraje, nitahamagara abanyamakuru gukora press kubabwira ibyo bintu, nabyo nubwo bikenewe, ariko niyo bitashoboka wakora press release ugashyira online, abantu barayibona, n'abanyamakuru barayibona, bakabikoraho inkuru, bakabyamagana. Ariko ntabwo byari ibintu byiza ukabona abanyamakuru barimo barazana ibintu by'amoko, barazana ibintu bya tribalism mu bintu bya Miss Uganda, mugaceceka ntimugire n'icyo mubikora. Ndakeka ko harimo ikibazo. Ntabwo natinya kubivuga, agenda umunyamakuru ngomba kubivuga, ubabara akababara, wumva ko hari icyo byamugezaho akabyumva. Ariko kugira ngo tugere ku cyo dushaka, nuko tubanza gukundana ubwacu, kandi tugashyira hamwe, tukareba n'ibindi bibazo ku ruhande. Nkuko nabivuze, ntabwo wajya kwirirwa wirukanka kandi uzi kuri butaha ukaburara. Ariko kugira ngo icyo kiveho, nuko tugomba gushaka ibyo dukora biduha ku mafaranga, biduha amafaranga. Reka rero mbendekeye aha ngaha, ariko nimba Simon gahita numva ushaka gukomeza uru rubuga ntirusenyuke, ibintu abashaka komite yawe bose bagire ba admin, buri umwe agira inshingano zo akora. Ntabwo biba bivuze ngo, numvise babivuga ngo uru rubuga bigeze ku niba ari kidnap, nabivuga umuntu araruhakinga, ararutwara, asigaye we admin wenyine. Nawe numvaga bavuga ati nawe ugiye kuba nkawe, urakura aho ushatse urashyira aho ushatse. Abandi nta burenganzira bafite kuri urwo rubuga. Ese urubuga ni urwawe cyangwa urwa Uganda n'Abanyarwanda? Ndimo kubivuga gutyo kuko numva nanjye cause y'Abanyarwanda nanjye irandeba. Ingaruka muzagira mwese nanjye zizangeraho. Niyo mpamvu ushaka ko ibintu bitungana, bikagenda neza, tukazagera ku ntsinzi. Intsinzi kugeraho ntabwo byoroshye, habamo ibintu byinshi. Bimwe mu byo nagiye mvuga muraza kugenda mubyumva. Nzi neza ko twabishatse, ari hoteli twayubaka, ari ishuri twaryubaka, ari TV twayikora, ari radio twayikora, nta kintu cyatunanira. Niba Abanyarwanda muri Uganda ari miliyoni zigera mu 10, nta cyatunanira. Yes, ndabyumva, niko bimeze. Reka rero mbashimire, babwire ngo mugire umugoroba mwiza. Yari Gatera Sandrine, bye bye. Babwirwaga yuko mu mbaraga bakoresheje ubuhanga n'ubumenyi n'ubushishozi, yuko muri ministries bazahabwa imyanya minini cyane. Ntabwo byigeze biba. Secondly, bavugwaga ko Abanyarwanda
mu gutera ingabo mu bitugu, gutanga icyo bita umusada. Muri NRA batanze umusada ufata ibice 64 muri iyi ntambara yatumye Perezida Museveni yinjira. Yes. Urabyumva neza? Ikindi kigeretse kuri icyo, ku infantry hano twari tutaragira intambara z'indege, nta zari zihari, nta marini yari ihari, yari yasakomera mu gishura hano ariko muramuhana. Uranyumva neza? Ndenda kubabwiza ukuri kutari ukubirarira, bitari amagambo ya nona. Ntabwo ku infantry, nta mwana wahagaze ku infantry ari ama section commander kugeza ku brigade commander kugera ku battalion commander bigeze bahagarara neza nk'abantu ndi bugusomere ufite igitabo uzabandike babana b'Abanyarwanda. Yes. Aha ku infantry yatumye Museveni yitwa perezida, n'abakuzanira bose uko bangana. Ariko no munsi wa none bitera agahinda kuvuga ngo ugeze mu foreign affair ikibazo cyawe barakize, cyangwa ugeze mu internal affair hariya uragaragara nk'ibishinga. Nyamara ndenda kubabwira ngo Abanyarwanda muri abagabisha na kuri. Yes. Ndakubwiye nkubwiza ukuri nabwirabira, kuko iyo ntekereje leta Van Fred Rwigema ari imbere y'ingabo amaze kuzikamandinga atanga brief imbere y'ingabo, ndakubwiza ukuri Umunyarwanda waramubonaga. Nubwo yabaga afite sabo machine gun warabibonaga ngo arasinza icyo Rwigema mubwiye, kandi mu gitondo kirakorwa. Ndenda kubaza President Museveni niba internal affair cyangwa na ministries zindi zitatuzi, ariko kwaza akamaro kacu kuki ataduhagarara, kwaza akamaro kacu kuki nibura tibuka inyuma gake ngo avuge ati igihe leta Van Fred yaramaze kubwira Kagina, leta Van Fred yabwiye Kagina ati Banyarwanda ko ndeba gusonga mwenda gusa nk'abacitse intege, ati mudakora nk'uko nawe muvuge. Yaravuze ati mukomeze neza, ati sitanure muhange atabaca imbaraga, atabatera ubwiko ngo nuko amaze kutwitira izina, ati turi abarwanashyaka kandi tuzasoza neza. Ati kandi ndababonye yari amaze guhereza Gatsinzi, uwo wumva Gatsinzi mwene Munyakazi umucyaba mwene wabo, yaramubwiye ati dore ndabona abana bamwe basa nkaho mwakoze icyo bita ceasefire, atari ko twebwe twakoze akofire. Bari bamaze kugera ku baraksi bazamutse bagera ku ntuza y'Agakiri, hari abasirikare bogote bifatika. Arababwira ati mu gitondo ndenda kubarasa, yabarashe afite uwo bita Afande Kagumire w'Umunyankore, bambutse igitimba, yarashe ifu 8, niho havuye imbunda zo kugira ngo iyi ntambara ikomeze. Uwo ni leta Van Fred Rwigema. Uwo ni mwene Kimonyo, yarari hamwe na Karemera. Mbabwire n'undi yarari hamwe n'umwana rwa Kampala se wa uyu mwana utwara taxi, Kosima ureba nk'igicucu uri hariya, urabyumva neza. Yarari hamwe na Cyamuhangire yapfuye 8 intambara imaze kurenga ko na Klaka bamuzana nakurabye, bamaranye nawe iminsi 2 buratura tumuhamba mu irwaniro hari. Ndenda kubaza nyakubahwa, ese yabandi batwanze Museveni ntabwo yibuka intwari yatambukanye nazo mu ntambara? Ntabwo batwibuka, nibura ngo bibukeho bike bavuge batari ko nubwo tubataye inyuma ariko hari batsinze iyi ntambara. Ndenda kukubwiza ukuri Mukasambide, niba wari namutoye, ndakubwira ngo 100% intambara y'Abanyarwanda amaboko yabo ku infantry ntabwo wazabigerera no kuzageza ivuyeho, ntabwo wabigerera.
ndakubwiza ukuri ntabwo ndebera aha ariko ukambwira ngo kamandinga brigade nona ukambwira uti ndenda kugusanga warenze karuma nabigukorera wa mubyeyi usa nakayijama ariko abanyarwanda barasuzuguritse badakwiriye gusuzugura ese abanyarwanda bafite agahinda bataka kagize amaboko yabo ashoboye gukora ibintu utatekereza ntabwo ndi kukubaza ibibazo byinshi kuko umutima wanjye uragukunda nifuza gusa ngo zicarane